Haleluya, haleluya. Shimye Imana inyemereye kugaruka hano. Imana ibaha umugisha. Shimye n'abakozi b'Imana bampaye ikaze. Imana nihabwa icyubahiro. Umuntu agize umugisha agahabwa mikoro, agahabwa agatuti, niko dusigaye tukita, biba ari umugisha. Imana rero nihabwa icyubahiro. Nitwa Alice Rugerindinda, naturutse mu Gatenga, kandi si ubwa mbere ngeze ahangaha. Imana iduhana umugisha. Tugiye gufatanya rero ijambo ry'Imana yampaye ngo tuganire. Yankunda kuvuga ngo Bibiliya ibirimo ibintu byinshi cyane. Iyo umuntu bamutumiye rero arasenga, yasenga Imana ikamuha ijambo ry'umunsi cyangwa iryo ari bubwire abantu agiye kureba. Rero nanjye iryo yampaye riri hano muri Yakobo ibice 5. Mu rwandiko rwanditswe na Yakobo ni ibice 5, ni ku rupapuro rwa 236. Hari gihe wenda wumva ijambo rije ukibaza uti wa mugani kubera icyo ari iringiri, ariko mbyakira nk'uko Imana ibimpaye, hanyuma yangirira neza n'abantu bakabyumva nk'uko yashakaga ko babyumva. Imana iduhana umugisha. Yakobo ni ibice 5, ku murongo wa 7, umutwe w'ijambo witwa ngo mwihangane. Mwihangane, ntago nzi ibyo muri bwihanganire, ariko numvise ari uko nguko. Numvaga ahari nk'ibishoboka nkabwira umuntu ku giti cye ngo ihangane, nabwo nari bubikore. Sinzi buri wese ibyo ari macamo, sinzi impamvu iryo jambo ari ry'Imana yashimye ko tuganira, ariko ni mwihangane pe. Mwongere mwihangane, mwihangane. Torero rya Karugira ni mwihangane. Imana ishimwe. Reka dusome umurongo wa 7. Aranditse ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindire yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Ngo mube ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Imana ishimwe. Reka nsubiremo ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Ngo dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindire yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Muba ariko namwe mwihangana, mwikomeza imitima, kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Imana ishimwe. Hari n'undi murongo nasomye, Matayo 24:13, havuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Imana nihabwa icyubahiro. Iri jambo rero n'ukuri niryo numvise turi buganireho. Nanatinze no kuryakira, nkajya nkomeza numva wenda hari ibindi, ariko numva niringiri. Nibajije ni ryari babwira umuntu ngo ihangane. Ni ibintu tumenyereye, Pole ihangane, nuko aba yahuye n'ibintu bikomeye. Iyo babwira umuntu ngo ihangane, aba yahuye n'ibikomeye. Hari igihe haba hari ibigeragezo byinshi bimuriho nyine bimanuka nk'imvura. Yakobo yajyaga avuga ngo ntimumere nk'abagushije ishyano, ngo nimugubwa gitumo, ngo nibibagerageza bitari bimwe. Bivuga ngo Bibiliya izi ko ari igihe umuntu aba ageragezwa n'ibintu bitari bimwe. Ibyo bigeragezo bikaba ari byinshi. Bishobora kuba ubukene, bishobora kuba agasuzuguro, bishobora kurenganywa, bishobora kuba n'uburwayi. Nabonye umubiri ujya ubabara. Umubiri urababara. Yamona abantu barwara bakababara ku buryo byanteye gusenga mbwira Imana ntuzambabarire, ntuzanyice mbabaye. Nukuri nabonye abantu barwaye nkumva ngize icyifuzo mbwira Imana ni uzangirire neza. Ibaza ibintu natangiye gusengera ndi umwana mutoya, niga nka primaire. Havuga ni twabaye inshuti, ureke nkwisabira ikintu kimwe, ntuzanyice mbabaye. Mu bintu rero nasabye abazaba bahari muzabirebe murebe. Ariko ni Imana yumva gusenga, kuko nabonye aho abantu barwara, umuntu akagira ikigeragezo cy'uburwayi, hahandi abantu bamusengera bati Imana wacyuye umugaragu wawe ko yababaye cyane. Rero aho ngaho nyine nabisengeye kuva ndi umwana, kandi Imana yarabyumvise. Umuntu ashobora kugeragezwa no gutotezwa. Ushobora kuba mu rutoto rwa rundi rukomeye, ushobora kuba mu rugo rwa rundi rubabaje. Hari ingo zibabaje,
utinya ukibaza umuntu aba mu muriro umeze gute. Birakaze. Ejo bundi nahoze mvuga ngo iyo urugo rwabaye rubi baririmba indirimbo ngo uzaza ryari mucunguzi wime bwa bwami budashira, abantu bagakeka ko ari ugukumbura ijuru, kandi nyine urugo rwajemo umuriro. Nyine uzaza ryari mucunguzi, nyine abantu buriya mu rusengero abantu bafashwa n'ibintu bitandukanye, ukabona arimo aranarira ukagira ngo rwose yakumbuye ijuru, ariko ibintu byabaye bibi. Uzaza ryari mucunguzi wime bwa bwami budashira, ngo ibyaremwe byose byishime cyangwa ukaza udatinze, ariko byatewe n'ibibazo. Hari igihe ibintu biremera hahandi nyine umuntu avuga tuzaza ryari mucunguzi. Yego turimo turavuga ijambo rikomeye rivuga ngo mwihangane. Urumva nifuza ko hari indirimbo abana bajya baririmba ngo njya numva ijwi ngo rimbwira ngo humura, ngo kandi ngo iyo humura ngo nta handi wayisanga atari muri Yesu. Buriya umuntu ashobora kubwira ngo ihangane, ariko ukumva ntibigize imbaraga, ariko humura y'Imana yifite imbaraga. Haleluya. Humura y'Imana yifite imbaraga, kuko iragenda igakora hahandi yagombye gukora, ukumva nyine ihumure riraje, ariko nta wundi uyitanga uretse Imana. Nuko mwihangane, kutabyara, gutegereza igihe kirekire. Hari indirimbo numvise yambonye ivuga ngo ndabizi ko binaniza umutima, ngo ndabizi ko bibaza umutima, ngo kumara iminsi uhamagara ntiwitabe ntiwikirizwe bibaho. Hari igihe umara igihe uhamagara ukajya ugira ngo wenda koko Imana yaratinze, ukajya ugira ngo ese irahari ntihari, ariko yo kabyara ibihari kandi ikora ku gihe cyayo, ibintu byose ikabikora neza. Hari ijambo rya ndirimbo yanejeje ivuga ngo icyampa nkamenya ko ibyanjye bitegekesha ubuntu n'ubugwaneza burutaho. Imana ishimwe. Rero navugaga ngo ni ryari babwira umuntu ngo ihangane, n'ibyo ngibyo byose wumva. Noneho hari ikintu nise ngo itangazo ngicaho n'umurongo, ngo nuko buri kigeragezo cyose wahuye nacyo n'icyo urimo guhura nacyo kiza gishaka ubugingo bwawe. Imana imbabarire mu byumve. Nubwo uri munyura muri bya bintu byose mvuze mukavuga muti yo, ariko ibintu byose duhura nabyo n'ubugingo bishaka. Ntabwo ari inzu y'iwanyu, si amafaranga utunze, si ibindi, byose biza bihiga ubugingo. Ari nayo mpamvu bakubwira ngo ihangane, ni ukugira ngo urebe ko ubugingo bwawe nabwo bwarendwa. Imana ishimwe. Kukubwira ngo ihangane ni ukugira ngo uzarokore ubugingo bwawe, Imana nihabwa icyubahiro. Kubera ko hano batubwiye ngo umuhinzi ngo ajya ategereza imyaka iri mu butaka, ngo ategereze yihanganye, ngo kandi yizeye ko izamera. Imana ishimwe. Nuba uri munyura no muri ibyo bintu, wagombye kuhanyura ariko ufite n'ibyiringiro ko hari Imana igukunda, ko umunsi umwe izaza. Ndabizi izi nzira nyuramo, niko Yobu yajyaga avuga, nzavamo meze nk'izahabu. Urumva nibura ukaba uri positive, ufite ibyiringiro ko aha hantu uzahava amahoro. Imana ishimwe. Kandi kuhava amahoro ni ukuhava n'ubugingo ari buzima. Imana imbabarire icyo kintu we mucyumvise. Ni ukuzava, kuko ntabwo Imana yakuremeye kuzahora ubabazwa. Oya, ntabwo umuntu ababazwa iteka. Niko birivuga ngo naho yakubabaza izakugirira ibambe, igeze igihe ikaha gusohora, ariko icy'ingenzi ni ukuntu hasohoka neza ufite amashimwe, ukavuga uti nubwo natinze mu bukumi, ariko ndashima Imana ihasohoye amahoro, nta ndavuye. Ndaje turabivugaho, kuko nasanze iyo umuntu atihanganye hari ibindi bintu bibi bijya bikurikiraho. Imana ishimwe. Kwihangana bisaba gutegereza, ariko unizeye ko Yesu azaza ari umugwaneza, atanezezwa no kukubabaza iteka. Urimo uranyura mu bintu bikomeye, ubupfakazi buraryana, kutabyara birababaza. Hari igihe nari naratinze kutwita, ariko nkagira na muramukazi wanjye wapfakaye akiri na muto cyane. None akajya mbaza ngo demayi, ngo ari ukuba impfu, ngo ari ukuba, ngo ari ukuba ingumba, ngo no kuba umupfakazi ngo ikiremereye ni ikihe. Doko yabimbwira ngatinya gusubiza, ariko akambwa to yashati gupfakara nibyo bibi. Ati nibura naho utabyara ariko ukaba ufite umugabo, ariko buri wese aremererwa ku rwego rwe. Nta nubwo nshaka kubishyira ku munzani, byose birakagenda bihere. Nubwo umuririmbyi avuga ngo ni isabune
ngo y'umukristo nyine ngo ibigeragezo nibyo umuntu yogamo, ariko byose nta na kimwe cyoroshye, byose birakomeye, nta n'icyo umuntu yakwifuriza undi, ariko turi mu isi bizaza. Ariyo mpamvu Imana ivuga ngo ihangane, 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 nyine wihangane, ureme umutima, wongere. Uyu munsi turi busenge tubwire Imana ngo ongera uturemeshe, nubwo twumvaga ibintu byacitse byayobye. Hari n'igihe ariko Satani anabiremereza akantu gatoya nk'agakise, warwaye nk'agaheri ku kaboko, induru zikavuga, ibintu bigacika. Harimo ibicika bitagombye gucika, ahubwo ari Satani wabiremereje. Ariko uyu munsi turi bwumve ihumure ry'Imana, vuga uti nubwo ndimo nyura mu bintu bikomeye, ariko hari igihe hazacya. Hari igihe Mukristo arimo agenda ngo yanyuze mu gikombe niba cy'igicucu cy'urupfu, ngo akajya yumva ngo amajwi atuka Imana we, ngo akumva ibintu, ngo yageze avuga ngo akumva wa undi wumva vuga uti ntabwo ndi kwiyumvisha niba koko ari jye, ngo yaketse ko ari nawe urimo uratuka Imana. Ngo agenda mu mwijima kumva baniha akabona ibiki, nyine urumva hahandi atazi ibyo arimo. Ariko hari ijambo ryanejeje, ngo arimo agenda ngo agiye kubona ngo abona harakeye, abona izuba riratse inyuma. Arimo agenda ntabwo yari azi ko hazacya, ariko ngo agiye kubona abona burakeye, nk'uko wajya kubona ukabona mu gitondo haritamura izuba riraje, ukavuga uti ntabwo bibaho, ha hantu nanyuze hameze habi, byarashobokaga ko nzongera kubona izuba. Ariko Imana igiremo izuba, n'igitondo kikongera kikaza. Imana ishimwe. Wihangane, wihangane, Imana ishimwe. Nimo ntekereza kuri iki kintu cyo kwihangana, natekereje nko ku mudamu utwite. Iyo umudamu atwite, no gutwita biravuna, usibye kumenya hari abo byoroheramo gakeya, ariko ubundi biravuna. Haba kuzayitwita amezi 9, hahandi ugera ukaba harimo n'uyitwita rwose ikamugwa nabi cyane, agapfa nabi, akajya ku maserumu. Harabona ari nzi bashyira kuri serumu kuva ku munsi wa mbere, akazamara amezi anacometse amaserumu, abandi barabatereye ibitanda bicuramye nyine kugira ngo yandi tavamo, hahandi areka kurya, hahandi ibintu byose bicika. Ariko buri ikintu kimurema umutima, aravuga ati nubwo ndimo nyura muri ibi, ariko mu ndange harimo umwana. Imana ishima. Haleluya, haleluya. Aravuga ati nubwo ndi kunyura muri ibi, noneho haba harimo nabo bakorera cesarienne, bakagutabura nyine bagakata bagakuramo umwana, ukavuga uti ntacyo bajye bakomeza bakata, ariko bazajya bakuramo umwana. Kubera iki? Hari ikintu gituma wihangana. Imana ishimwe. Nasomye hano mu rwandiko muri Tito ibice 2:13, haravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza watwitangiye, kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite, bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Imana ishimwe. Ibyo byiringiro by'ubugingo nibyo bidutera kwihangana, tukanyura muri bya bintu bikomeye tukihangana, tukanyura hahandi tukihangana. Imana ishimwe. Ndimo negura ijambo, numvise ijambo rimbwira ngo iyo unaniwe kwihangana umera nka ba bakobwa b'abapfapfa. Siko Bibiri bita ngo bategereje Imana, bategereje umukwe barihangana we, ngo bageze aho ngo babona aratinze. Hari igihe umuntu aba mu kigeragezo cy'ubupfakazi, cy'ubukumi, cy'ubusore, cy'ubushomeri, ukageza igihe ukumva biratinze, ukavuga uti reka nicira inzira z'ubusamo, reka nanjye ngende. Harimo uko basigaye banabyita ngo nawe gira ubwenge, gira ubwenge, genda uzaba ugaruka, genda ujye kwishingira, dore Yesu yaratinze, uzagaruka itorero rikwakire, ngwino tukwereka aho dukura amafaranga, ngwino tukwereka ubuzima tubayemo. Iyo unaniwe kwihangana ibintu birakomeye. Umukwe ngo atinze barahunikira, hanyuma ngo aje asanga ngo bagiye gushaka amavuta, abandi biteguye. Iyo unaniwe kwihangana niho unanirwa no kuba maso ku buryo umukwe azaza agasanga udahari, kandi Bibiliya yavuze ngo ihangane. Nanone Imana ishimwe. Ihanganira ibyo bintu birimo. Ari akantu nigeze kubona, kari akakorari yo mu Gatenga,
kanyimaritseho mu buryo bukomeye. Ngewe rero ntago njya afata ibintu byinshi cyane, ariko icyo nafashe ni pata na rugi, kirinjira mu maraso, bazarinda banjyana mu butaka, cya kintu kikindimo. Mbese icyo nafashe cyamfashije kigumamo. Korari yakinnye agakino mu Gatenga, umenya mushumba yari agihariye, ikina agakino kari agakino k'umukwe n'umugeni. Bafata umudamu umwe bamwambika ikanzu yera, bamwambika bague de fiançailles, impeta iriya yo gusaba, yicara hariya. Iyo kanzu yera yari yayihawe n'umukwe, n'iyo mpeta cyari ikimenyetso ngo amuhaye, ko biri givuga ngo natwe yaduhaye umwuka wera aho ingwate. Haleluya, haleluya. Ubu dufite ibimenyetso atureberaho akatumenya. Yadusigiye impeta nk'ikimenyetso, ni umwuka wera yadusigiye, akavuga ati ndagiye ariko muntegereze, nubwo imvura ari nyinshi n'imiraba n'imiyaga, ariko mugende muntegereze. Uwo mwana, uwo mumama yicara imbere ku ruhimbi. Kari agakino bakinnye ariko karanyishe burundu. Yicaye hariya, umukwe aramuga ati maze rero untegereze. Icyo gihe cyo gutegereza cyabayemo ibintu bikomeye, ndizera ko mubyumvise. Periode ya waiting, igihe cyo gutegereza kibamo ibintu bikomeye. Mbabwira se ngo biroroshye? Ntago byoroshye. Nawe rero ahari, wajyaga kubona ukabona hicishije abagabo b'amamodoka ahenze, amavewiti, akavuga ati oya we yasize nyambitse ikanzu n'iyi mpeta niyo wayimpaye, nimujyana amafaranga yanyu. Habanje ab'ibimodoka, ni Kigali nabonye irimo ibimodoka ku buryo kuhaba uri umupfakazi bakeka kuri n'imbabare, uri vulnerable, baba bumva uwazana wese wapfundura ukamuhereza cyangwa se nawe akaguhereza, nyine bazi ko ari ibintu bisanzwe. Imana iturengere. Haciye ibimodoka bimwe bivuga, ikimodoka nyine kinini kivumera ukuntu nyine n'ukuntu kiba gikiza amapine hasi, mbese kose ukabona n'ibiki, ku buryo abantu batazihangana ntago bazakira izo modoka ziremereye. Bisaba kwihangana. Ariko ikibazo nasanze atari n'abapfakazi, atari n'urubyiruko gusa, n'abadamu bafite abagabo, n'abagabo bafite abagore. Nabonye ibyo bintu byeze ko biravuga ngo wasiwe ugushije ishyano kuko Satani yakumanukiye. Satani yaramanutse ku buryo kubivangura biragoye, ariko abazi Imana yabo ngo bazakomera. Haleluya, haleluya. Ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Iby'ubutwari ni ugushobora kunyura aho hantu hari ibyo bintu kandi ugatambuka ugakomeza, ukamera nk'aho utabibonye. Wa mugeni wanjye aricaye, haciye ibimodoka, haciye abafite amafaranga, haciye abafite uduki, ntago bibabuza kuza. Nubwo twakowe, twambaye amakanzu yera, dufite n'impeta, ariko ntibibibuza gukomeza byinyuzanyuza aho ngaho. Arahakana we, arahakana we. Tugiye kubona tubona haje wa karundura pe. Tugiye kubona tubona umugeni aravuze atumva, ubundi genda gutegerereje ko watinze. Atangira kubwira umukwe atumva, nawe warakabije, naragutegereje ngutegereza amanywa, ngutegereza shonje, kuki cyagihe utigeze uza. Ati po, no kugutegereza ndabihaza. Agira gutya kuramo yakanzu yera, tubireba na ya mpeta jugunya hariya, wa mutipe niko babita, bamufasha akaboko, mbona baragiye. Mu gihe bagiye hahise haza undi muntu yiyambarira yakanzu neza, bakiri muri izo process zo guhindura no gukuramo. Mana we, mu muryango nkara tugiye kubona tubona abamarayika babanjirije umukwe bigira batya, bambaye amakanzu yera. Umukwe ntabwo aza wenyine, aza afite abamuherekeje. Mana yanjye we, manishi yaje agaragiwe, kandi ko kumwamazaza agaragiwe aturutse hariya. Aza bamuherekeje, umukwaraje, impundu ziravuga ngo nguwo umukwaraje. Asanze nyine umugeni yamaze gukuramo yagiye, ku buryo mu bintu umuntu ajya atekereza aravuga ati uzi ko umuntu ashobora kunanirwa igihe cyo gutabarwa cyari kigeze.
igihe cyo gutabarwa kigeze umuntu akavuga ati oya ase ndabihaze, mpaza ubupfakazi, mpaza ubupfubyi no kwibana muri geto. Numva nk'umuntu ashima Imana ati ndashima Imana ko inkuye muri geto ikaba impaye urugo rwanjye. Ni Imana ijya ivana umuntu muri geto hamwe yibanaga yirwanaho. Kera ntabwo twari tubizi ko igihe kizagera abana bakibana mu mazu, bakajya bimama bakipapa nk'uko babivuga, ariko ni kwisi imeze. Abana mwihangane, ni isi tugezemo, ni kwimeze nyine. Umuntu aribana, hari naho ugera akakubwira ati mama yaradutaye twumva yarashatse, nta nubwo ari no gupfa gusa, akakubwira ati mama yaradutaye twumva ngo yashatse umugabo i Bugande cyangwa yagiye muri Tanzania. Bijya bibaho, ariko iri jambo rivuga ngo ni mwihangane, mureme umutima wihangane. Navugaga iby'uwo mugeni rero wakuyemo imyenda n'impeta akavana amati oya ndagiye. None natekereje n'ikindi ngo iyo utihanganye urya ibitaribwa ugakora ibidakorwa. Nasomye rino jambo, wenda reka masome hano mu rwandiko rw'Abaheburayo. Mwihangane nkoresha igihe cyanjye neza. Mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 16, ibice 12 umurongo wa 16 haranditse ngo 16 ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Imana yacu tugire neza. Ako Bibiliya igira amagambo ateye ubwoba. Siko aya magambo aba ateye ubwoba. 16 ngo kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana. Urumva kunanirwa kwihangana bihinduye irindi zina, byiswe gukerensa iby'Imana. Egare icyo atakoze yananiwe kwihangana. Hanyuma Bibiliya kutihangana ibihuza ngo no gukerensa iby'Imana cyangwa se kudaha agaciro ibintu biri muri wowe. Ngo akerensa iby'Imana, ngo hatagira ngo cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuraga umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Imana yacu tugire neza. Ngo yabishatse cyane arira ariko byanga kugaruka. Yari yamaze kugurisha, kandi rero nta n'ibintu bikomeye n'ukuri. Okay, tujya tubyita ngo nta bintu bikomeye, ariko ibyo kwa Satani nta cyoroshye nta n'igikomeye. Ngo inzara yaramwisha aravuga ati nimumpe nirire, ubundi uwo mugabane nzawugirane. Nkaho akavuga ngo harya ubundi ku umuririmbyi bivuze iki, ku umukristo bivuze iki, nimumpereze nirire. Hanyuma ngo iyo utihanganye urya ibitaribwa. Hari ibintu bitaribwa bene da, yego hari ibintu bitaribwa. Ngo iyo utihanganye urya ibitaribwa ugakora ibidakorwa nka Esawu waguranye umugabane w'umwana w'imfura igaburo ry'umunsi umwe. Imana yacu tugire neza. Mumpe nirire, ngo hapfa uwariye. Bajya bavuga ngo igihe ni gitoya, mundeke nirire, niyambarire, niryoshye, nigirire neza. Ariko ibyo byose ni ibimenyetso byo kunanirwa kwihangana. Koko iminsi kubanye myinshi, koko warihanganye, warategereje, ariko hari n'igihe umuntu akeka ko kutihangana ariho ari bukuri igisubizo, ahubwo ibintu bikaba bibi. Wibwiraga ko uciye inzira y'ubusamo, ariko wahagera ukazasanga ibintu bimeze nabi. Ariko iri jambo ngo ni mwihangane. Mu kwihangana harimo no gutegereza Imana wihanganye utandavuye. Imana ishimwe. Aragatekerezo umuntu yampaye ndi umwana njya nkunda kuvuga, cyo gihe nari ndimo nyura mu kigeragezo, noneho arambwira Tarise we ati rero iyo umuntu arimo ageragezwa ngo abameze nk'umuntu uri mu nganzo. Mu nganzo ni ahantu babumbira ibira bikoresho byose by'ibumba. Ngo none ngo urimo kunyura muri bya bintu bikomeye, ngo uri aho ngaho nyine barimo bakubumba bagutunganya. None arambwira ngo igikomeye si ukubura aho hantu, ngo ahubwo igikomeye ngo ni ukuntu uzahasohoka umeze.
arambwira ngo mu nganzo iyo barangije kubumba no gutwika ngo hari ibivamo byacitse urugara, ibindi byasadutse, ariko ngo hakabamo n'ibivamo bimeze neza, wabitegura muri saro, wabishyira ku mutwe ukajya kubigurisha. Aribyo birivuga ngo ububaye igikoresho kizima kigirira nyiracyo umumaro. Nyuma yo kunyura hahandi ukanesha, ni nk'umunyeshuri ugraduatinze, ni nk'umunyeshuri watsinze, tujya tubabona bambaye ingofero baziterera hejuru ukagira ngo ntabwo bipfa kuza. Biba byaranyuze muri process yo kwihangana, kurara amajoro, kuryama nabi, waba baranagurishije, baragize gute. Ntabwo buri umuntu apfa kwambara iriya ngofero n'ikanzu, abanyuze muri periode yo kugeragezwa, hanyuma bakazavuga baturatsinze, Imana ishimwe. Nabiri kavuga ngo hahirwa uwihangana kugeza imperuka. Ntabwo ari ukwihangana akanya gato, komeza, ihangane ihangane ihangane, ukomeze kugeza ubwo uzahasohoka amahoro, Imana ishimwe. Hanyuma rero hari n'igihe Satani agira iterabwoba. Reka nako nkababwira, Satani agira iterabwoba, arakubwira ngo urapfuye we, agakomera urapfuye we, ukagira ngo koko urapfuye. Hari periode twabayemo itari nziza mu Rwanda, yari irimo abantu bakomera, noneho bajya bakomera ukagira ngo bakugezeho, ukavuga uti bangezeho, kandi bakiri na kure. Na Satani niko ameze, nawe arakomera ukajya ugira ngo byagize. Hari indirimbo ya Gerardine ajya aririmba akavuga ngo humura ntabwo uzapfa wishwe n'inzara. Ngo ninde wari wabona intumbi y'igishwi cy'inyoni ngo cyaguye ku nzira, kavuga ngo uko ibishwi by'inyoni bigaburirwa n'ibindi, uko niko nawe utazapfa wishwe n'inzara. Kuko nabonye uyu mubiri niwo udusunika utubuza kwihangana. Muri ibyaha byinshi abantu bakora ni ibijyanye n'imibereho, ndebe ko nabaho, ndebe ko nagira gute, ariko ihangane, humura ntabwo uzapfa wishwe n'inzara. Wenda nibwo bwoba, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Uzi ukuntu birivuga ngo ntabwo ariko bizaba, ngo muba mutegereza ntawe uzakorwa n'isoni. Gusa hari igihe ubona ibimenyetso byo gukorwa n'isoni, uti ngiye gukorwa n'isoni we, ngiye gukorwa n'isoni we, ibimenyetso ukabibona ko byanaturutse hariya, ariko ni ukuri ntabwo ari ijambo mpimbye, ni ukuri kwa Bibiliya. Ngo hari uwigeze kubwira undi ngo ceceka bakorwa n'isoni, ariko ni ukuri kwa Bibiliya kuvuga ko tutazakorwa n'isoni. Ushobora kunyura mu bihe bigoye, abantu bakagira ngo wanakozwe n'isoni, ariko Imana iteye ubwoba. Haleluya, haleluya. Hari akantu kanejeje, umukobwa wanjye ariga, noneho ibyo yashakaga kwiga hari ukuntu atari yabibonye, noneho akajya avuga ati nataye igihe, amasomo, imyaka maze niga ibiki, ariko ni Satani wari wamusuye. Noneho arangije ngo ye ari marira yaniyirije, ngo ijwi ry'Imana riramusanga. Imana yacu ni nziza. Ngo ijwi ry'Imana riramusanga, ngo riramubwira ngo imigambi wari wifiteho niyo yeshuwe, ibyo wowe witeganyirizaga nibyo byapfuye, ariko jye ibyo nguteganyiriza birakomeje. Haleluya, haleluya. Ngo ibyo wowe witekerezaga, plans wowe wifiteho nizo wowe ushobora kuba zarapfuye, ariko jyewe izo ngufiteho zirakomeje. Iryo jambo rirakomeye we, ndavuga ni mbega ijambo rikomeye. Ibyo wowe witekerezaho nibyo byapfuye. Wewe wari warisetingiye igihe, uravuga uti muri 2025 nzaba nteruye abana 2, nzaba ngize gute. Ibyo wowe witeganyirizaga nibyo byanze, ariko umugambi w'Imana kuri wowe urakomeje. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Kandi biri kambwira ngo ni projet de paix, ni umugambi w'ibyiza, ntabwo ari ibibi. Ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, ntabwo ari ibyago, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Imana ishimwe. Komeza, ihangane, rema umutima, Imana ishimwe. Kandi reka mvuga kandi ka motivation dusenge. Nasomye hano mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 12:2, haravuga ngo dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose, ngo yihanganiye umusaraba
kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ngo nita ku isoni zawo, ngo yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Imana ishimwe. Buriya kugeragezwa ufite vision, hari ahantu utumbiriye, aha hantu ndimo ndahanyura ariko nzahasohoka amahoro, nzahasohoka ntandavuye, nzahasohoka ntanduye, nzahasohoka amahoro, Imana inyishimira. Ivuga ngo hahirwa unesha akageza imperuka, niwe uzakizwa. Imana ishimwe. Na Yesu ngo yanyuze mu bintu bikomeye, ariko hahandi arimo anyura ngo akajya arebamo ishusho ry'itorero. Yemera kunyura mu bintu byose kubera ihishurirwa ry'ishusho y'itorero, ari bo njyewe nawe twagombaga kuzava mu bise by'amaraso ye, ngo abinyuramo neza yihanganye, ntiyita ku isoni z'ubwambure, ntiyita ku mubabaro.